Imana ni nziza kandi ibihe byose mureke twongere dushima Imana yakomeje kubana n'ubugingo bwacu kuva iminsi twabanye tukiri batoya, iminsi tumaze ni byinshi byaje guhitana amagara yacu, ariko ntibyashobotse kuko ukuboko kw'Imana kwagomeje kubana natwe kandi kutuba hafi. Mu by'ukuri ineza y'Imana yagaragaye mu mibereho yacu. Tugiye kwigana amagambo meza atubwira ngo mbese ushaka gukira. Dufite indwara nyinshi turwaye, dufite ibintu byinshi bidufashe, dukeneye ko Kristo umugira neza w'imitima y'abantu ashobora kuza akadukiza, tukabasha gukira indwara z'imitima ndetse tukabasha no gukira indwara z'imibiri. Niyo mpamvu iyo usomye igitabo cya Matayo, turareba igitabo cyo muri Matayo igice cyaho cya 2 umurongo waho. Matayo igice cya 2, turajya mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 8 umurongo wa 2. Matayo ibice 8 umurongo wa 2 ngo maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati Mwami nshaka, Mwami washaka wabasha kunkiza. Iyo turebye amateka y'umubembe dusanga ko yarindiriye Yesu amanutse kuri uwo musozi, kandi usanga yuko abantu benshi bari bamukurikiye. Ntabwo uyu mubembe yigize atinya imbaga y'abantu benshi bari bari aho ngaho, ahubwo yabwiye umwami Yesu ati Mwami washaka wabasha kunkiza. Icyama abantu mwese munteze amatwi, abantu mwese murimo mu nyumva, iki ngiki kikaba ikibazo cya buri muntu wese, kikaba intumbero ya buri muntu wese, akegera Yesu umukiza w'imitima, akegera Yesu ukiza imibiri, akegera Yesu akamusaba gukira. Abantu benshi muri kino gihe turimo twiruka hirya no hino, twiruka hepfo no ruguru, tuzamuka imisozi tumanuka iyindi dushaka gukira, ariko ikibabaje giteye agahinda nuko ahantu dushaka gukirira nta muti uhari. Umuntu wenyine ushobora gukiza indwara z'imitima yacu, umuntu wenyine ushobora gukiza indwara z'imibiri yacu ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Muntu uneza amatwi kuri Final Voice, unteze amatwi ahandi hantu hatandukanye uri kumva amagambo, nta wundi muntu ushobora gukiza umunyabyaha, nta wundi muntu ushobora gufasha umunyabyaha gukira usibye Yesu Kristo. Eka nizere yuko turimo turagenda dusobanukirwa n'aya magambo buhoro buhoro, kuko iyo umuntu asanze Yesu Kristo amukiza indwara z'umutima, akamukiza n'indwara y'umubiri. Iyo usomye amateka y'Abayahudi, indwara nk'izo ngizo z'ababembe bazifataga nk'indwara zikomeye, kandi umuntu wabaga urwaye iyo ndwara ntabwo yemeraga kujya aho abandi bantu bari. Amategeko y'imihango yavugaga ko umuntu urwaye indwara imeze gutyo aba ahumanye. Amategeko y'Abayahudi yavugaga yuko umuntu urwaye indwara zimeze gutyo uwo muntu aba ahumanye. Mbese mu yandi magambo, uyu muntu yafatwaga nk'uwapfuye kuko yabaga arwaye indwara idakira. Ese wowe iyo wisuzumye mu buzima bwawe, usanga wowe indwara urwaye ari indwara ikira? Mbese n'ikintu uyu muntu yakoragaho cyose cyabaga ari ikintu gihumanya? Ngiyi indwara y'ibibembe. Iyo umuhungu wawe mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose baravuze ngo iyo umuvandimwe wawe, iyo umuhungu wawe, iyo umukobwa wawe yarwaraga iyi ndwara, mwabaga mutandukanye kandi mugatandukana ubutazongera kongera kwegerana. Ntabwo byashoboraga yuko imiryango yongera kwegerana. Ndashaka ngo abantu mwese mukurure uburemere bw'iyi ndwara, kuko iyi ndwara bayifataga nk'indwara idashobora gukira, indwara idafitiwe umuti, indwara umuntu yarwaraga akatatandukana n'umuryango, indwara umuntu yarwaraga bakamubara nk'umuntu wapfuye
kuko uyu muntu atashoboraga kugera aho abandi bantu bari. Matayo 8:3 dukomezemo cya gice dusome ngo arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Ngo Kristo arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Umurongo wa 4, uwo mwanya ibibembe bye birakira. Icyamukegera Kristo, icyamukamenya ko ari ufite imbaraga ikiza, icyamukamenya ko ari ufite umuti w'indwara yawe, ukamwegera umusaba gukira, Kristo yiteguye gukiza maze ukamera neza. Ngo uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati wirinde ntugire uwo ubwira, ahubwo ugende wiyereke umutambyi uterane ituro Mose yategetse ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Abantu benshi dufite ibibembe kuko turwaye imibiri yacu yamaze kwandura, dukeneye ubuvuzi. Abantu benshi iyo turebye tubona ko twamaze kurwara ibibembe by'icyaha. Icyaha aho tugeze ni kure cyane, kimaze kudutandukanya n'Imana. Nyamara abantu benshi ntibamenya aho bageze, nyamara dukeneye ubuvuzi. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 5. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 5 akutubwira ngo iki? Yesaya igice cya mbere umurongo wa 5 akutubwira ngo niki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarembye. Umutwe wose urarwaye ngo ndetse n'umutima urarembye. Nyamara umuntu wese ubishaka akavuga ati nyagasani ushatse wanyiza, nawe azamusubiza ati ndabishaka. Cyangwa twabibonye muri Matayo 8:2-4. Uwiteka yifuza kuduhumuraho, Uwiteka yifuza kuduhumanuraho ibyaha. Iyo dusabye gukizwa ibyaha aratwumva. Kristo iyo dusabye gukizwa indwara z'ibyaha, Kristo aratwumva. Icyama uyu munsi, icyama aya masaha, buri muntu wese akimenyaho indwara afite, akimenyaho ikibazo cy'uburwayi afite, maze agasanga Kristo akakimukiza. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo n'uwa 14 ku ya 15. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Imana ni nziza. Ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, ni uko atwumva. Kristo nta muntu atumva iyo dusabye ikintu nk'uko Kristo ashaka. Kristo yazanywe no gutanga ubugingo bwe kugira ngo umunyabyaha abashe gukira. Rero iyo umunyabyaha asabye ikintu nk'uko Kristo ashaka, agasaba gukira indwara y'icyaha, Kristo aramukiza. Si mutangaje? Si ibintu bishimishije? Iyo umunyabyaha asabye gukira, icyama buri muntu wese aya masaha akamenya uburwayi bw'icyaha, akamenya icyaha kitugejeje, akaza imbere y'Imana agasaba kwimukiza ibyaha. Ariko ikibabaje giteye agahinda, ntabwo abantu bakeneye kubimenya. Ntabwo abantu bakeneye kumenya ko barwaye. Abakorinto, urwa mbere rw'Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice ni cya 15 umurongo
n'uwa 45. Rwa mbere rw'Abakorinto igice ni cya 15 umurongo n'uwa 45 havuga ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Yatanze ubugingo bwe kugira ngo ubwacu tubashe kuburokora. Yemera kujya ku giti aramanikwa kugira ngo umunyabyaha abashe gukira ibyaha. Nyamara Satani akomeje kudushuka. Satani akomeje kudutwara hirya y'imbabazi za Kristo, akaduhuma amaso. Nyamara Kristo ni ubabarira ibyaha. Icyama tukizera isezerano y'umugoroba. Icyama tukiza ko Kristo ari ubabarira ibyaha. Icyama uyu mwanya tukamenya urukundo Kristo adukunda. Mu gitabo cya Yohana igitambero umurongo wa 4 hari amagambo avuga ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Muri Kristo harimo ubugingo kandi ubwo bugingo ni umucyo w'abantu. Icyama abantu bakamenya ubugingo buri muri Kristo. Icyama abantu bakamenya imbaraga ziri muri Kristo. Bakamenya ko barwaye ibyaha. Bakamenya ko barwaye indwara z'imitima, maze bakigira Kristo bakabasha gukira. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli tukadusomemo turi amagambo arimo igice ni cya 18. Abantu mudukurikiranye kuri Final Voice, ndabasaba kugira ngo buri muntu wese ategure umutima maze Kristo yinjire. 18 umurongo waho wa 32. 18:32. Erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa, nuko nimuhindukire mubeho, niko umwami Uwiteka avuga. Tugiye gusoma amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, page 348. Karavuga ngo ibyaha bitihanwe ngo birekwe, iyo ibyaha bitihanwe ngo bireke ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Ibyaha utihanye ngo ureke, ibyaha utigeze ureka ntibizababarirwa kandi baratubwiye ngo ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyo byaha ku mugaragaro amanywa ava, cyangwa akabikorera mu mwijima nijoro, ariko byose bitwikurwa nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana. Abamarayika b'Imana babonye icyaha cyose kandi bacyandika ahatabasha kubeshya. Icyaha gishobora guhishwa kigahakanwa rwose, birashoboka. Kigahishwa ababyeyi, kigahishwa umugore. Hari abagabo bazi kwiyoberanya mu guhisha ibyaha neza bakabisha abagore babo. Abagabo mubisha abagore banyu n'abashuhuje. Kigahishwa umugabo, abagore namwe. Kigahishwa abana n'inshuti, abamukora n'abandi. Umunyacyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru. Muntu uri mutwumva, reka dusange Kristo abashe gukiza imitima yacu. Reka dusange Kristo abashe kuba umuvuzi w'ibyaha byacu. Tumwegere, tumusange. Bibiliya tubwiye ngo muri we nimwe harimo ubugingo. Bibiliya tubwiye ngo nicyo gituma Adamu